mbasuze kandi mbifuze byiza mwe mukoje gukurikira wa Canadian Official reka mbasuze kandi nyine duhereze ikaze by'umwihariko n'abakunzi bacu bari muri diaspora bumve ko tubahaye ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Ni itsinda rero Avestina Dorcas ubwo barataramiraga hariya nyine Edmonton, ni ku nshuro yabo ya gatatu nyine bari bataramiye hariya mu bitaramo byabo nyine bise Yebo, aho rero bagarutse ku ndirimbo nyinshi kandi zikunzwe n'abatari bake, dore ko ahangaha Edmonton byabaye ibintu byiza rwose, byabaye ibintu byiza bitandukanye n'ibyabaye Regina rwose wabonaga ko ibintu bitaryoshye cyane nk'ibi ngibi nk'uko muri kubibona rero mu mavideo, wabonaga ko rwose noneho ibyishimo byabarenze abantu bahariya Edmonton, dore ko iki gitaramo ari igitaramo nyine bari bitabiriye cyane, ni igitaramo bari bitabiriye cyane ko nyine bari banacyamamaje bidasanzwe. Iki gitaramo rero wabonaga ko cyitabiriwe n'abantu benshi bagiye batandukanye, by'umwihariko nyine abantu bahariya nyine Edmonton ndetse n'abagiye baturuka indi mihanda yose. Ikindi cyari cyari ku iki gitaramo rero cya Avestina Dorcas, nuko iki gitaramo cyabashije kuririmbamo nyine umuhanzi ukunzwe cyane nyine Adrien Misigaro, ari nabyo rero byacyongereye ubukana bwacyo kikabasha kuba igitaramo cyiza kimeze neza. Wabonaga ko abantu bishimye cyane rwose kandi ubona ko bujujwe. Avestina Dorcas murababona mu myambaro myiza cyane itandukanye rwose n'indi bagiye bambara ubwo babaga nyine bari muri performance hariya nyine hariya muri Canada. Murabona ko buri kimwe cyose bagenda bakigira gishyashya kabisa. Ni igitaramo rero cyabereye hariya nyine mu rusengero rwa People's Church, niho iki gitaramo cyabereye nyine cya Avestina Dorcas. Ubwo rero nyine bari bageze hariya ku rubyiniro, wabonaga ko bari babategereje ariko ntago barambiranye cyane nyine nk'uko byagiye bigaragara, nk'uko byanavuzwe nyine hariya Regina, dore ko bageze ku rubyiniro abantu babategereje kandi banarushye cyane. Gusa ahangaha bategereje ariko ntabwo batinze, ahubwo bahise ko bagera nyine ku rubyiniro, ubundi batangira rero kubaririmbira. Gusa ntago ari indirimbo zabo gusa baririmbye dusanzwe tuzi, ahubwo bari kunyuzamo bakaririmba n'amakurasi agiye atandukanye. Banyuzagamo bakanyuzamo ya makurasi yabo bakunda kuririmba cyane iyo bari mu kiganiro, twa dukorasi twabo abantu benshi usanga nyine bisangamo. Hari abatazi indirimbo zabo ariko urwo dukorasi rwose hari uburyo dufasha umuntu akabasha kwinjira nyine mu gakiza, ubundi umutima we ugahembuka cyane. Iri tsinda rero Avestina Dorcas nabo babonaga ko bari kubikora cyane nyine muri iki gitaramo kugira ngo babashe guhuza nyine n'abantu bose, babashe nyine kugira ubusabane budasanzwe n'aba bantu bahariya nyine Edmonton. Ni igitaramo cyitabiriwe n'abantu bakuze ariko by'umwihariko nyine harimo n'urubyiruko, nubwo urubyiruko nyine hano Edmonton atari rwinshi cyane ugereranyije ni Vancouver aho twabonye rwose urubyiruko rwinshi cyane. Abantu ba Edmonton rwose kabisa, ubona ko ari abantu bagerageza kuba bakuze bitandukanye n'ibyabaye nyine hariya Vancouver, ariko nabo nyine wabonaga ko ari abatambyi beza, wabonaga ko rwose bari gutamba bagacenya akadiho, nk'uko muri kubibona wabonaga ko bari kunyuzamo bagasirimba rwose nubwo bakuze. Hanagaragayemo rero n'abazungu, dore ko nyine benshi bajyaga bibaza bati ese kuki batajya abazungu batajya bitabira ibitaramo byabo. Benshi bakunze kwibaza icyo kintu, ariko ku inshuro hagaragayemo n'umuzungu rero mu gitaramo cyabo. Ibintu byagiye bikora ku mutima, benshi bavuga ati bwa butuma rwose butangiye kwaguka, butangiye no kurenga imbibi za Afurika, noneho butangiye no kugera mu bazungu. Uko bisa kose rero iri tsinda Avestina Dorcas ntabwo rikundwa n'abirabura gusa, ahubwo n'abazungu rero barabakunda cyane cyane ko nyine abantu benshi mu gitaramo cyabo cya mbere bagiye kariya Vancouver bagiye babigarukaho cyane bavuga ati ni gute ubundi bataramira mu gihugu cy'abazungu hakaburamo n'umuzungu n'umwe witabira iki gitaramo. Aha rero yagaragayemo ibintu rero byanejeje abakunzi nyine bitsinda Avestina Dorcas, aho rero nyine barimo bataramira hariya Edmonton. Aha rero barimo bataramira ni mu rusengero nyine nk'uko twabigarutse nyine rwa People's Church, ni urusengero nyine rusanzwe rusengerwamo nyine n'abatuye hariya muri Edmonton, by'umwihariko nyine Abanyarwanda.
bakomeje rero baratarama cyane, ndetse nyine na James Garo aza kuza arabataramisha. Ubona ko ari igitaramo rwose cyagenze neza. Nyuma rero yo gutarama, murabizi ko bamaze kwizirwa, ubona ko nyine babiziwe cyane. Ariko rero iri tsinda Vestine na Dorcas bageze ku ndirimbo Yebo, rero ubona ko ibintu bise kubihindura isura ku rwego rwo hejuru. Byahise ko bifata intera cyane nongeraho ngo cyane, kuko abantu bose bahise ko basimbukira hejuru batangira gutera hejuru ati yebo yebo. Ubona ko iyi ndirimbo uretse kuba yarakunzwe hano mu Rwanda, nari hanze rwose yakoze abantu benshi ku mutima. Iyi ndirimbo Yebo ni indirimbo yakunzwe cyane, ariko by'umwihariko hari muri Kenya bashaka no kuzahita bajya gutaramira. Wabonaga ko iyi ndirimbo Yebo ikijyamo bahise ko bagira imvamutima zidasanzwe, bitandukanye n'izindi ndirimbo barimo baririmba. Ubona ko nyine bari baziririmba gakeya, wenda nka Adonai n'izindi nka Papa. Wabonaga ko nyine bari bagenda gake, ariko bageze kuri Yebo bahise ko basimbuka cyane. Indirimbo bigaragara ko nyine yabashije kubakora ku mutima mu buryo budasanzwe. Iri tsinda rero Avestina ndetse na Dorcas baravara nyine Edmonton. Biravuga ko nyine bashobora kuba n'andi bashobora kuzahita bataramira, nubwo bari bateganyije ko ibitaramo byabo nyine bizamara ukwezi kose. Ariko nyine bagiye kwita ko baza mu Rwanda kugira ngo bashe no gusora indirimbo yabo nshya nyine Usisite. Ni indirimbo rero iteganyijwe kuzasohoka nyine mu minsi iri imbere. Ubundi nyuma yo kuyisora bakazahita berekeza hariya mu gihugu cy'abaturanyi hariya cya Kenya, aho rero baza bagiye mu bitaramo nabwo nyine bizenguruka kiriya gihugu, dore ko bafitemo igikundiro kidasanzwe. Ni igikundiro kidasanzwe cyane hariya muri Kenya cyane, tutibagiye nyine na hano mu Rwanda naho murabyibuka ko bataramiye abantu bimusanze. Abanyarwanda bajyaga bavuga bati ntabwo tujya dutaramirwa na Vestine na Dorcas rwose, badutaramire twinjire no ku buntu kugira ngo tubashe guhemburwa. Ibi byabereye Musanze kabisa, sinzi niba waracikanwe. Ariko niba waracikanwe nyine nakubwira ati tegereza ntihazabura ikindi gitaramo cyawe kiba, ubundi nawe ubashe kukitabira kugira ngo ubashe kwirebera nyine iri tsinda Vestine na Dorcas. Bataramiye hano rero Edmonton, aho nyine bahaye ibyishimo abakunzi bara nyine muri Edmonton. Nabo bishimye cyane, batangiye no kubigaragaza nyine ku mbuga zabo bavuga ati mwakoze cyane, mwakoze rwose kuduhemburira imitima yacu. Ni igitaramo nyine kibaye mu masaha make ugereranyije mu gihe twebwe nyine bwari mu gitondo, bo barimo basoza kugira ngo nyine nabo bajye kuruka bajye kuryama. Nibwo rero iyi video natwe nyine tuyise tuyikora kugira ngo nk'abakunzi nyine bitsinda Vestine na Dorcas tubasangize ibyabirara nyine Edmonton nk'uko twabibasezeranyije mbere y'uko bajya guhaguruka. Tubabwira ati buri kimwe cyose tuzagera tukibagezaho 5 kuri 5. Reka rero ikiganiro cyacu tugisoreza hano. Gusa rero niba utarakanda like na gusaba kuyikanda, wibuka no gukanda subscribe kugira ngo byose byiza nyine berano kuri Wakana Daily Official bijye bikugeraho 5 kuri 5. Kimwabanye nyitwa Wakana. Ndabashimiye.